ikaze nshuti bakunzi ba Rwanda 24 TV, twishimiye kongera kubana namwe. Ikiganiro ni amahitamo yanjye. Nk'ibisanzwe rero tugenda tuganira n'abantu bagiye batandukanye kandi tukaganira ku nsanganyamatsiko zigiye zitandukanye. Twibanda rero ku mahitamo abantu baba baragiye bagira mu buzima bwabo. Uyu munsi rero nk'uko murimo murabireba, turi kumwe n'umutumirwa. Ni umutumirwa tugiye kuganira nawe, tugiye kuganira ku rugendo rwe kuva akiri mutoya, turebe amahitamo ye yagiye agira. Ese ni ibiki akunda, ni ibiki akunda gukora, kubera iki akunda kubikora. Reka rero nangire muha ikaze, tuguha ikaze. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Denise Uwimbabazi. Yego. Ndashima Imana, nkunda kumvikana bitandukanye cyane. Ariko by'umwihariko nkunda kuri iki kiganiro gica kuri Rwanda 24 TV. Yego. Murakoze. Denise, ujya ukunda gukurikirana ibiganiro bigiye bitandukanye binyura kuri Rwanda 24 TV, by'umwihariko ikiganiro cyitwa My Choice. Yes. Nkawe mbere y'uko twinjira neza muri kino kiganiro tugiye kugirana, kuri wowe ijambo bita amahitamo yanjye, My Choice, ubyumva ute? Murakoze cyane. Ngewe uko mbyumva My Choice cyangwa se amahitamo yanjye, umuntu ahitamo kubera afite ibintu birenze ikintu kimwe. Yego. Rero muri bya bintu ufite byinshi ucuzingamo kimwe cyonyine kikunyura ukunda kurenza ibindi. Rero amahitamo yanjye uko mbyumva nyine ni ikintu ngewe ubwanjye nkunze kurusha ibindi byose, nicyo ngira amahitamo yanjye. Kuba wagira ibintu byinshi ukunda ariko ukavuga ngo iki ngiki nicyo kintu nkwiriye kubanza guhitamo mbere y'uko mpitamo n'ibindi bintu byose. Ego, murakoze cyane. Ngewe amahitamo yanjye ikintu cya mbere nkunda kurusha ibindi no kuririmba. No kuririmba. Bivuze ko tugiye no kuririmba. Nta kibazo. Yego. Mwe rero mudukurikiye kuri Rwanda 24 TV, muri kumva neza yuko icyo akunda kurusha ibindi byose no kuririmba. Niyo mpamvu n'ubundi muri kino kiganiro turaza kuza kuramya, duhimbaze Imana binyuze mu ndirimbo nk'uko atubwiye ko akunda kuririmba. Tangira rero tubwira ubundi Denise, mu buto bwe yari umwana umeze gute? Murakoze. Mubajije ikibazo gikomeye niko nabyita. Gusa Denise mu bwana bwe nagize amahirwe yo gukorera mu muryango w'ababyeyi basenga. Yego. Twakuze tujya gusenga, tukagira amahirwe yo kuri eglise bakaduha uburenganzira nk'abana, tukagaragaza impano zacu turi abana. Nakuze ndi muri iyo moment yo gukunda kuririmba cyane. Yego. Ego, no gukunda gusenga. Kugeza n'izi saha. Yego. Ndasenga. Mu bwana bwawe, iyo wakosaga ababyeyi n'iki kintu cya mbere bakubwiraga, cyangwa byabaga bimeze gute? Ego, amakosa aba ari menshi cyane mu bwana bw'umuntu, nyine akura ariko yaranyuze mu bintu byinshi bitandukanye. N'ikintu nakundaga gukora cyane mu bwana, ndumva narakundaga kugenda, hanyuma nataha ababyeyi bakandakarira ngataha bwije nagiye gukina umupira n'abandi bana batoya. Ego, ababyeyi bakandakarira, sometimes bakanagukubita. Yego. Ego. Bivuze ko mu bwana bwawe wakunze gukina umupira? Narabikundaga. Niba atari ibanga wakinaga kuri kangahe? Mu bwana ntabwo nzi ngo namenya ngo nakinaga muri kangahe. Cyo pfa nuko wajyaga mu kibuga ugakina? Narabikundaga, nari nzi no kwirukanka. Najyanye mbikunda gutyo gusa. Yego. Niba ndi no kubyumva neza, ayo ni amwe mu mahitamo wagize ukiri muto? Ndumva ari cyo kintu nagize cyane. Cyo gukina umupira. Iyo wakinaga umupira uri umwana w'umukobwa, ari ngiye najyaga mbibona nk'abana b'abakobwa bagakina n'abahungu, ababyeyi bakubwiraga iki? Cyane cyane ko atari n'umukino wasangaga ababyeyi bishimira yuko umukobwa yajyamo gukina. Ntabwo babyishimiraga cyane, ariko ndakeka kugira ngo mbireke rimwe nagiyeyo ari vendredi, isabato yatangiye. Hanyuma ntacyo bwije barandakarira, hanyuma baranankubita.
ariko ntabwo babikundaga kubona undi mwana w'umukobwa njya gukina n'abahungu tugataha bwije. Nyine ni ibintu batishimiraga kuko urazi no mu mikino hari ukuntu abagenzi bashobora kukuvuna ukarisika kujya kwa muganga byinshi, ntabwo babikundaga tu. Umaze gukuraho cyangwa se umaze kumenya ubwenge, ntiryari wamenye ko ukwiriye kwihitiramo inzira yawe? Ndakeka nari ngeze nko muri segonderi, muri nka sinewani nibwo natangiye kujya ngenda mbihagarika buke buke, nkumva ko nkwiriye kubireka ngakora ibyo njye ubwanjye noneho nkunze cyane. Ariho n'Imana yagiye yaguka ukagira utuntu duke ureka two mu bwana, utundi byose ukabireka ugakurikira cya kindi ufiteho intego. Ndumva ngeze muri segonderi nibwo natangiye kwiyumvamo ko nkwiye kubihagarika, hanyuma ngakunda kuririmba. Ugeze muri segonderi nibwo waje kubihagarika. Nyuma yo guhagarika rero gukina uwo mukino, amahitamo yawe yakwerekeje kuki? Iki kintu cyose gisimbura gukina umupira w'amaguru? Murakoze. Ndakeka mbihagarika nyine twagiraga nk'udukorari tukajya muri repetition ku ishuri, tukaba dufite amagurupe turirimbamo, bigenda bikokipa muri ubwo buryo bigatuma bikunda kurusha. Ntekereza ko ariyo mahitamo nagize nyuma y'uko mpagaritse gukina umupira. Yego. Akenshi usanga kubona umukobwa nkawe cyangwa se no muri icyo gihe kubona umukobwa wari umeze nkawe, ungana nkawe, atangiye kujya no mu nzira yo gusenga, mu nzira yo kuririmba, byanze bikunze hari abatishimira iyo nzira, hari abatishimira amahitamo yandi wagize, bivuze ko n'inshuti zigiye guhinduka. Iyo bagenzi bawe mwabaga muri kumwe gukina umupira umunsi ku munsi, iyo bakubona gutegekina umupira uri mu bindi bihabanye n'ibyo barimo, iki kintu bavugaga, bakubwiraga iki? Urumva ibyo ngibyo twabigize, ndakeka nari muri segonderi, abenshi twaratandukanye, bagiye ku ishuri, abandi barasigara tujya ku bigo bitandukanye. Bisa naho bitandukanyemo gake, inshuti ziba nkeya, ahubwo nagira izindi. Izo natangiranye nazo nizo nabashije kumurikira my choice yanjye by'ukuri. Nizo wabashije kugira amahitamo yawe. Umaze rero gukura, uri muri segonderi, utangiye kuririmba, inyungu zo kuba muri iyo nzira noneho ni izihe? Nk'umwana w'umukobwa wari urimo uragimbuka, n'uyu munsi mpamya yuko ukibirimo, ubona ari izihe nyungu kuba umujene, urubyiruko rugenzi rwawe cyangwa se nawe ubwawe rushobora gukomeza iyo nzira, ubona bifasha iki? Yego, icya mbere ndiheraho kuko njyewe hari n'ibintu bimwe naritse gukora kubera gukunda ikintu kijyanye no gusenga. Ntabwo birenze ngo mvuge ngo ndasenga cyane birenze, ariko uruhande ndimo ndushimira Imana kuko hari ibyo nabashije kureka n'ibyo nakurikiye. Rero n'inshuti ntabwo umuntu agukunda mudahuje, agukunda kuko muhuje. Iyo uhuje n'umuntu rero nibwo mugirana relationship irenze, kuko ikintu ukora abagikunda nawe ugikunda. Ntekereza ko inshuti rero ngira ahanini nazo ziri related no gusenga no gukunda ibintu nkunda. Rero ni iki nyine umuntu yungukiramo gitandukanye n'uko umuntu yavanga akajya mu kabari, akajya bimaze iki kuba kugira umwanya wihariye kubana n'Imana, kubana n'abantu mu nzira imwe? Kirimo cyane gikomeye, kuko urumva niba nafashe umwanya nkajya muri practice, undi utagiye muri practice afite ibindi bintu arimo bitari byiza, cyangwa niba ari na byiza nizo choices, ariko bitandukanye no kwanjye nagiye kuririmba. Rero njye ikintu binyokipa bindinda kujya muri za ngeso zitari nziza. Yego. Iyo rero ubu ngubu uri guhura n'abakobwa b'urungano rwawe, abasore, bakavuga turiya mukobwa ewana yarayobye, ni idagi, twebwe abasore bakunda kutwita ngo turi amadagi. Ubona iyo umuntu akwise idagi cyangwa se ko wayobye, cyangwa se ibintu urimo wagiye mu bintu by'abantu batize, wowe ntabwo bikubangamira kubyumva? Aya ntabwo bivangamira, kuko aho ngeze ndi wa muntu ashobora gutandukanya ikibi n'ikiza. Yego.
ikiboneka mu byo nagiyemo rero simbibona ko ari umusaruro wo kuba ndi idage aya ku giti cyanjye kuko mbikunze numva aribyo bya mbere binshimishije kandi bimpaye amahoro nyuzwe nabyo yego bitandukanye n'uko abantu babibona rero ntabwo mu mwanya ibyo abantu bavuga yego tugiye kwinjira n'ubundi no mu byo watubwiye ukunda n'iryari noneho waje gusobanukirwa neza ko ufite impano yo kuririmba ntabwo rero ku mwaka neza ariko ndibuka nk'igihe runaka bishobora kuba byarabaye yego hari nk'igihe ujya kuririmba kuko twakuze turirimba mu makorali y'abana batoya ku ma eglise genda ukura ubwonko nguko ariko hari nk'igihe cyabaga cyo kugaragaza impano ukagenda ukaririmba ukagaragaza impano yawe yego hari abantu rero bagenda bakubwira ngo uzi kuririmba ubikora gutya na gutya uzongere gutya na gutya icyo gihe uhita wumva ko hari akandi kantu k'impano ufite wowe ubwawe utarusobanukiwe iyo ubonye umuntu umurenze umwe akubwira ngo urabikora kandi urabizi ongeramo imbaraga ufite ijwi ryiza dukunda ukuntu uririmba yego ni motivasiyo ikomeye yego ni nk'iyihe ndirimbo ukunda kurusha izindi zose ni nyinshi ariko hariyo nkunda cyane ivuga ngo Yerusalemu ndakeka Yerusalemu Singers Yerusalemu Singers iravuga ngo hari ubwo tugira ibibazo ukumva uremerewe utibaza ute se nshobora kuvana igisubizo ariko njyewe namara kugira no gusanga iyakuremye irabishoboye byose ntakinanira tabaza Imana nizaguhana yibwire bikurusha irakumva ajya wiyambaza nizaguhana iyabivuze irahari wow iyabivuze irahari nkunze amagambo y'iyo ndirimbo jya uyiyambaza yego ntukagire ubwoba iyabivuze irahari kuki ariyo ndirimbo ukunda cyane ndayikunda natangiye kuyumva kera cyane sometimes hari n'ukuntu uba ufite agahinda narayiririmbaga nkumva nyine ndishimye mukuntu yego ariko nyine itabaje Imana mu gihe icyo ari cyo cyose moment iyo ari yo yose situation iyo ari yo yose nyine iyo itabaje wizeye iragufasha ese gukunda kuririmba nicyo kintu byongera ku mibereho yawe ku buzima bwawe bigufasha iki kirahari cyane kuko nko mu kuririmba harimo imbaraga ikomeye abantu batazi batanasobanukirwa kuko ndatekereza nk'iyo ubabaye ukaririmba bya bintu byose urabyibagirwa biragenda iyo ufite agahinda iyo utameze neza urwaye cyangwa uri muri situation mbi runaka ariko ukaririmba hari ukuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi bigufasha tugiye noneho kuramya duhimbaza sindi bukubwire ngo ririmba indirimbo iyi n'iyi ahubwo wowe ukurikije indirimbo ugiye ukunda niyo ndirimbo yindi ikubangukira cyangwa se n'izi ndirimbo zikubangukira tumaze kumva tabaza Imana yego hari indi ivuga ngo gusenga kwanjye kukugereho manura amahoro yanjye ndagukeneye
ku manywa na nijoro mu bihe byose umbe hafi gusenga kwanjye kukugereho manura amahoro yanjye ndagukeneye ku manywa na nijoro mu bihe byose umbe hafi umugisha wawe kuko utanga nta mubabaro ubamo unkomereza amaboko kuko nshobozwa nawe umpa imbaraga. wow hari ukuntu wumva indirimbo ukumva amarangamutima ariko kuzamukamo. ushobora kuba uri umuhanga mu guhitamo indirimbo ukunda. Twajya ku yindi? Nta kibazo. Yego. Nimbona amahoro yamboka nk'uruzi naho naba mfite ishavu uko mbakoze byankunda kuvuga ninguwe neza mu mutima ni neza ndatuje ko nguwe neza mu mutima nshima cyane yuko mbabariwe ibyaha nta na kimwe cyasigaye uko mbakoze byankunda kuvuga ninguwe neza mu mutima. wow ni neza ni neza ni neza ndatuje ko nguwe neza mu mutima. kuririmba ni byiza. Ku bantu badakunda indirimbo uba wumva batarahombye? Urumva njye ku giti cyanjye navuga ko bahombye ariko nabo ubwo hari izindi choice bafite njye nakunze cyangwa nagira. Yego. Rero nshobora kuvuga ko bahombye ku giti cyawe niba bifate neza ariko ku giti cyanjye barahombye ariko nabo mu ruhande rwabo hari ibibashimisha birenze kuba baririmba. ese ujya urakara? Yego ndarakara. urakara byagenze ute? Gusa ni gake ariko ntabwo bimara igihe kirekire bihita bishira. Yego. Yego. iyo warakaye cyangwa se wababaye cyangwa wagize umuntu utuma ujya muri iyo mode ukora iki? Ndaririmba. Uraririmba? niyo mpamvu ukunda kuririmba cyane. menya ari umuti mwiza kuri wowe. Ni umuti mwiza. Yego. Kuba bimenye n'abandi babikunda ntekereza ko ari umuti mwiza. Yego.
nshuti bakunzi ba Rwanda 24 TV, nk'uko murimo murabyumva turimo turaramya turahimbaza mu ndirimbo nziza, ijwi ryiza. Sintekereza yuko uyu munsi umuntu wafashe umwanya we akaza akakurikira ikiganiro amahitamo yanjye ntabwo yigeze ahomba, kuko dufite ibyiza byinshi. Niba rero aribwo wowe ukibasha gukurikirana kino ikiganiro cyitwa amahitamo yanjye, ndimo ndaganira n'umwari witwa Denise. Tugiye kujya mu karuhuko gatoya, tuze dukomeza mu gice kindi gikurikiraho ndetse tunagana ku musozo. Nyuma y'akaruhuko turagarutse n'ubundi mu kiganiro amahitamo yanjye. Niba rero aribwo ugicana screen yawe, turimo turaganira n'umukobwa murimo murabona kuri screen zanyu, yitwa Denise. Turi kuganira rero ku rugendo rwe rw'amahitamo ye, by'umwihariko impamvu yahisemo kuririmba, kubera iki abikora, ese bimufasha iki. Nibyo rero n'ubundi turimo turareberaho, tugiye gukomeza n'ubundi muri uwo mujyo, turakomeza kandi tunaririmbe. Icyo usabwa gusa ni ukutajya kure ya Rwanda 24 TV. Denise, ni iki kintu cyatumye ukunda kuririmba? Ni iyihe imbarutso? ahanini nakubwiye ko byatangiye ndi umwana mutoya, Yego. tujya gusenga nyine twaririmba mu eglise, ariko n'abavandimwe mfite barabikoraga cyane. Ikintu cyatumye nyine wiyumvamo ko ukwiriye kubikora, hari ukuba warabikoze kuko wabonaga wenda ukiri mutoya mwarabikoraga mu makorari y'abana, ukabona abandi babikora, ariko hari imbarutso yatumye uvuga ngo nanjye nkwiriye kuba umuririmbyi, nanjye nkwiriye kuririmba? Yego, imbarutso irahari kuko ni ibintu nakunze kandi nakundaga gukora, ariko nkabikora ari njye njyenyine ubikoze. Yego. hanyuma icyifuzo cyaje kuba icyo kuvuga ngo gute nabikora bikajya hanze n'abandi bose, bikaba bishobora kuba byabafasha, bikabamotiva nk'uko nanjye mbona bamotiva. ndavuga ati why not, ngewe bitakunda. Iyo ubonye nk'umuntu ukunda kuririmba nk'uko ubikunda ariko akaba yitinya, n'iki kintu wamubwira? Biragoye, ushobora kubikunda ariko kwitinya nabyo bikaza, kuko ntabwo uhita ugera kuri level yo kuvuga ngo reka mbishyire hanze natwe tukabimara igihe kirekire. Ariko igeraho uko ugenda ukura, hari uko ugenda wiyadafta ku bantu runaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bikakwasha kugera ku nzozi. Rero umuntu ubikunda ariko yitinya, inama namugira ni uko yashaka umuntu umusapotinga akamugezaho icyifuzo, hanyuma ashobora gukunda ko yagera ku nzozi ziwe. Yego. Ubona hakwiriye gukorwa iki kugira ngo abafite impano, haba mu macacis agiye atandukanye, haba muri quartier, muri society tubamo zigiye zitandukanye, kugira ngo bene abo bantu bafashwe, bahabwe umwanya, bahabwe urubuga rwo kugaragaza n'iki bashoboye? Ubona ari iki kintu gikwiriye gukorwa? Yego, igikwiriye cyane navuga ni nko gutanga uburenganzira kuri abo bantu bafite izo mpano. Yego. Nk'urugero, hari nk'umuntu ubifite nk'impano ariko atarigeze abona uburenganzira bumwemerera kuba yabigaragaza. Nk'urugero, ushobora kuri muri famille runaka itakwitayeho, itanabyumva, cyangwa se idafite n'uburyo yagusapotinga ngo bigere hanze. Ariko hari n'ubundi buryo nko mu eglise nyine hakabaho icyo gihe cy'Imana, cyangwa n'ahandi hantu runaka bishobora kugufasha kugaragaza impano yawe. Yego. Kuguhereza nyine liberite, uburenganzira kugira ngo ubashe kugaragaza impano yawe. Uragira uti ama eglise, ama churches agiye atandukanye yakagombye kugena umwanya wo guha ba bantu bafite impano bakigaragaza, kugira ngo niba hari n'uwababona ngo abafashe abona we yababonera. Yego. Hari icyo ukomojeho
kuba umwana w'umukobwa cyangwa se umwana w'umuhungu yaba ari mu muryango utumva neza kuririmba cyangwa se ko kuririmba byanatunga umuntu kuko hari n'ababikora nk'akazi, ubona kuba umuryango w'uwo mwana cyangwa se w'uwo mwana aturukamo wivanga mu mahitamo ye, ukagiramo ukuboko, bakavuga ati oya bino bintu ntabwo dushaka kubikora, twe turashaka gukora ibi ngibi, ubona bigira izihe ngaruka haba ku hazaza h'uwo mwana cyangwa se h'uwo muntu ndetse no ku iterambere muri rusange? Yego, murakoze. Gusa ahanini tugenda tubibona nko mu miryango itandukanye. Yego, hari umwana ukura muri famiye atahaza umutekano na rimwe, atahaza amahoro na rimwe, abona ari intambara zihaba gusa. yego, Sinumva ko uwo mwana wakuriye muri famiye niyo uzamenya ngo ufite impano yo kuririmba imiruho ye yose agahinda ke kose yarakabonye mu babyeyi be, agahinda ari kenshi. Uwo nguwo biragoye kugira ngo azamenye ngo niba mfite n'impano yo kuririmba se ndabibagezaho gute, bamfashe gute. yego, ariko nk'abafite amahirwe ko barakuriye muri iyo miryango y'abantu basenga, bafite amahirwe niko nabivuga yo kuba bagaragaza impano zabo. Even n'ababyeyi barabibona, nk'iyo uri muri eglise hari performance ukora cyangwa n'ahandi hantu runaka bishobora kuba byakora ko bagusapotinga ukagerageza gushyira impano yawe hanze. yego, Rero ku muntu ufite ayo mahirwe numva ko afite umuryango, cya mbere umuryango usaba kumusapotinga no kumuhereza uburenganzira kugira ngo agaragaze impano ye. Iyo umubyeyi cyangwa se undi muntu ugira uruhare mu buzima bw'undi muntu yivanze ku mahitamo y'umuntu, kandi Imana nayo ubwayo tuzi neza ko itajya yivanga muri choice ku mahitamo y'umuntu yigirira we ubwe, ubona atari imwe mu mpamvu ituma abantu bitakariza icyizere? Ego, ni impamvu ikomeye cyane kuko icyiza ababyeyi turabafite pe, nta nubwo dukwiye kubasuzugura ku nama baduhereza. Ariko sometime hari ukuntu bigenda umubyeyi agashaka kugutwarira muri generation yiwe, niko nabivuga. Ati kera twebwe twarabyukaga tukajya mu murima tugahinga, ababagara bakabagara. Nabonye n'urubyiruko rw'uyu munsi rutakizi icyo bita kubagara icyo ari cyo, akavuga ati none ibyo bintu byo kwirirwa uririmba ukina umupira ugira gute ati kare kare mu gitondo mu murima. Ubona kuba umubyeyi nyine we akibona ibintu nk'ibyo ngibyo mu mwaka w'ibihumbi 2024 byari ibyo mu gihe cye, mu gihe wenda cyo muri 90 muri 80, ubona iyo myumvire hakwiye gukorwa iki kugira ngo ihinduke? Biragoye gusa nyine ikiriho ni uko icyo ababyeyi bakwiye kumenya, ntabwo tukiri muri izo generation za kera. Urumva niba umubyeyi yarabyukaga kare akajya mu murima agakora iki, abandi bana bakajyana, abandi bagasigara bateka, ariko ubu ngubu ntabwo ibyo bya kera ntabwo ariko bigihari. Umunsi umwana arabyuka agiye ku ishuri atahe asanga umubyeyi yagiye mu kazi, babonane nijoro cyangwa se niba nabonana asange yaryamye. Guhuza biragoye. Ikiriho rero ni uko mu gihe turimo bagakwiye kutwubahira igihe turimo, ariko natwe tugakenera inama zabo ariko zitarimo kubangama. Rero ni uko bakwiye kumva abana impano zabo bafite, bakabaha uburenganzira bwo kuzishyira hamwe, bakabashyigikira. Turimo turagana ku musozo, ntabwo turi buze kuza gutinda cyane. Hari izindi ndirimbo gisigaranye? Ntabwo zabura. Dushobora gufata nk'indirimbo nkeya nk'ebyiri cyangwa se 3 tukaririmba tugatarama, abantu ntibumve ko iyo bavuze ngo amahitamo yanjye tuza kuganira gusa kuri business, impamvu umuntu aba yarayikoze, tuza kuganira kuki uyu muntu wenda yahisemo kuba director. Uyu munsi turi kuganira na Denise wahisemo kuba umuririmbyi, kandi ntabwo bimubuza no gukomeza gukora n'ibindi bishobora kumuteza imbere mu buzima bwe bwa buri munsi. Indirimbo tujya kurikizaho ni iyihe? Indirimbo ivuga ngo ujye uvugira
Yesu n'inshuti y'ukuri ngwino duhumurishe ibyo yagukoreye. Vuga Yesu gusa bizakuyobora iteka, jya ubivuga uririmba kandi unasenga. jya ubivuga kandi unasenga. Unasenga. jya uririmba. Kuririmba ni umuti ukomeye. Ni umuti ukomeye kuba n'abahanga mu ndirimbo zikoreshwa n'abakristo bagiye batandukanye bavuga ngo jya uririmba, ujye ubikora iteka kandi wibuke no gusenga, kuko ntekereza ko kuririmba no gusenga ni ibintu bibiri bijyana. Indi ndirimbo yo nyikunda cyane kurenza ibindi byose. Nanjye ndumva nifuza kumva indirimbo ukunda kurusha ibindi bintu byose. Ibihe by'imibabaro biteye agahinda, byose nabituye Karuvali, Yesu ari bugufi. Byose nabituye Karuvali, Karuvali, Karuvali. Byose nabituye Karuvali, Yesu ari bugufi. Kuki uyikunda kurusha ibindi bintu byose? Indirimbo yaramfashije cyane. Mfite umubyeyi uyikunda. Hari igihe nari ndwaye, hanyuma akajya akunda kundirimbira cyane. Hari ahantu rero yankuye, hari n'aho yangejeje ku buryo ki numva ko ibintu byose twahura n'ibibazo, twababara, twarwara, twahangayika, buri kimwe cyose Yesu yabitsindiye ku musaraba. Ubwo rero mu gihe tukiri kuri iyi si y'ibibazo, y'indwara, byose tugomba guhangana nabyo, tukibuka ko Yesu ku musaraba yabitsinze. Muture Yesu amaganya yacu yose. Mutima ubabaye cyane, humura witinya, byose nabituye Karuvali, Yesu ari bugufi. Byose nabituye Karuvali, Karuvali, Karuvali. Byose nabituye Karuvali, Yesu ari bugufi. byose yabituye i Karuvali kandi Yesu ari bugufi. Niba nawe ubabaye cyangwa se ufite ibintu byinshi bigiye biguhangayikishije mu buzima bwawe bwa buri munsi, menya yuko Yesu byose yabituye i Karuvali kandi ni wowe nanjye yaziraga. Nta mpamvu rero yo kwiheba mucike intege, nk'uko ari ubuhamya bukomeye kuri Denise ku mpamvu akunda ino ndirimbo byose yabituye i Karuvali. Denise, mbere y'uko tujya ku ndirimbo wenda iza kuza kudusoreza, niki kintu wabwira ababyeyi bawe cyangwa se umubyeyi wawe? Murakoze. Icyo nababwira kiruta ibindi byose, ndabashimira kuba ari ababyeyi banjye, kuba hari imbuto nziza ntavuga bampaye. Nta kintu mbashinja, barakoze cyane. Aho ngeze ndabashimira Imana cyane, kandi
Imana ijye bakomeza umuntu bwayo. Yego. Hari undi muntu waba waragize uruhare rukomeye mu buzima bwawe nyuma y'ababyeyi? Arahari. Wamubwira iki? Nawe ndamusoje ahari. Na muvandimwe wanjye direct, ariko ashobora kuba arengeje nyine urugero ariho birengeje abandi. Yego. Gusa nawe nyine ahantu ari ndamushimiye cyane. Imana ijye umugisha, ndetse n'abandi bose nabo Imana ijye umugisha. Yego. Yego. Ubutumwa ushobora kugira urubyiruko rugenzi rwawe, ushobora kugira abantu bazareba kino kiganiro, ni iyihe message wababwira? Yego, message nahereza ni igira iti, nk'urubyiruko nyine ni twebwe imbaraga z'igihugu kandi zubaka. Ikintu rero dukwiriye gukora, imbaraga zacu dufite twagakwiye kuzibyaza umusaruro, tuzikoresha ibintu bizima kandi byubaka. Bya bindi tuzakora buri wese akifuza kubigira kuko ari byiza, akifuza kubigira kuko bifite umusaruro uhagije muri rusange. Rero twese ni kugira ngo impano ufite ujye ugerageza uyishyire hanze, kuko hari benshi ifasha kandi ikabafasha no gutinyuka. Yego. Yego. Twajya ku ndirimbo idusoreza. Yego. Indirimbo idusoreza iravuga ngo: mutima wanjye udutoreze umukiza, uri mu mubiri urkurwanya iteka. Mutima wanjye umenye ntuhagarikwe n'ibiguca intege bikuzengurutse. Mutima wanjye ujye uturiza umukiza, ntiwibagirwe ibyiza yakoze. Emera ugengwe nawe, aza kweza kubonetse. Amaraso yakweze w'ibyaha byose. Mutima wanjye ujye uturiza umukiza, ntiwibagirwe ibyiza yakoze. Emera ugengwe nawe, aza kweza kubonetse. Amaraso yakweze w'ibyaha byose. Uyu mubiri uhora urwanya iby'umwuka. Mutima wanjye tureze umukiza. Wow, mutima wanjye turiza umukiza, indirimbo nziza ya Eden Garden. Yes, ndayikunda cyane. Iyo ndirimbo harashize imyaka myinshi, urakoze cyane kuba ariyo ndirimbo uhisemo gusorezaho. Ndayikunda. Ino ndirimbo nyine ifite ukuntu amagambo yubaka ayirimo, niba nibuka neza ndumva yaranditswe n'umugabo witwa Stoye, grand fondateur wa Eden Garden. Aho ari hose nanjye ndamusuhuje cyane. Bwana Stoye, wakoze ibintu bikomeye cyane ku uyu munsi wa none dushobora kwicara mu kiganiro amahitamo yanjye tukaririmba imwe mu ndirimbo wanditse, mutima wanjye. Turi kugana rero ku musozo. Reka rero mwe mukomeje kudukurikira kuri Rwanda 24 TV, dukomeze tubashimire kubw'umwanya wanyu, kubw'igihe ndetse no kwitanga kugira ngo ibikorwa byose bikorerwa kuri Rwanda 24 TV bibashe kugerwaho. Niba kandi nawe wumva ufite impano
wifuza gusangiza abantu badukurikiye umunsi ku munsi, ni karibu. Ni karibu, ushobora kuza tukaguha platform nawe ukagaragaza icyo ushoboye, ukatuganirira ku mahitamo yawe, impano yawe, kugira ngo igere ku bantu benshi muri rusange. Nk'uko rero mwabibonye, uyu munsi twaganiriye n'umukobwa witwa Denise mu kiganiro amahitamo yanjye. Twagarutse cyane cyane ku mahitamo yagize mu gukunda indirimbo, kuririmba, kuramya no guhimbaza. Denise, nkugarutseho mbere y'uko dusoza, habaye hari umuntu ukurikiye kino kiganiro akaba yifuza kuba yagufasha, yagutera inkunga kugira ngo impano yawe yaguke, yabinyuza mu buhe buryo? ashobora, kuko ntekereza ko ari bwo bwa mbere yego ashobora kuba agaragaje my choice hano, ako abaye ahari akanaboneka biroroshye cyane. yego ashobora kuduhamagara kuri telefone yacu, cyangwa akanatwandikira kuri imeri. imeri yawe ni iyihe? Imeri yanjye ni wimbabazi Denise 11@gmail.com. Uwimbabazi Denise 11@gmail.com. Hari platform zitandukanye ukoresha? Yego. Ni izihe? Hari TikTok witwa Denise Mugunga. Denise Mugunga. Mugunga. Yego. Nawe rero ufite impano zigiye zitandukanye, wabasha kuba waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp, ni 0718141281, cyangwa se ukajya kuri Instagram page yacu ni Rwanda24 TV. Website ni www.rwanda24tv.com, naho TikTok ni Rwanda24 TV. Ikiganiro amahitamo yanjye nakagaruka.